Uwa kabiri mwiza kuri mwese abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika ndetse n'indi migabane itandukanye. Iminsi isaga 9 ntagaragara, ntaganira namwe, ntagira byinshi cyane ntangaza ku byiyumviro byanjye muri shampiyona y'ikiciro cya mbere umupira w'amaguru. Iki nicyo gihe rero ngo ngaruke nyuma y'umunsi wa 16, ubwo ndavuga nyuma y'umunsi wa mbere wa phase retour hagati y'amaklub atandukanye yagiye akina imikino itandukanye, amwe yagiye atsikira andi yagiye atsinda. Uyu munsi rero ngarutse kubabwira bimwe mu bintu nanose kubera ko match hafi ya zose nagerageje kuzireba. Niyo mpamvu uyu munsi ndaza kuganira kuri equipe bita Rayon Sport, ndababwira ibintu bigera kuri 4 equipe Rayon Sport irimo gutakaza cyangwa se yatakaje birimo kuyigiraho ingaruka. Ibyo bintu 4 muri phase ntibyari bihari, ariko uyu munsi muri phase retour babikinguriye umuryango, nibyo birimo kubagiraho ingaruka. Ndababwira ibintu bigera kuri 3 equipe bita PL Football Club yamaze guhindura muri retour. Umusaruro murimo kubona urava hehe, ese uraterwa n'iki? Nibyiyumviro byanjye, nawe ufite uko bisesengura, ariko nanjye mfite uko mbisesengura. Hanyuma turaza kurebera hamwe n'andi makuru avugwa mu maklube atandukanye. Ni Mucyo Anta, YouTube channel yanyu yitwa Mundayisi TV, hanyuma ikiganiro ni Mundayisi Sport. Ndashimira byimazeyo mwe mwese mwamaze kukanda subscribe, nawe utarabikora bikande cyangwa se hakanda aho hantu handitse subscribe, ubundi ube umunyamuryango. Tumaze kugira abantu basaga 39 n'abantu 900, turabura abantu make cyane kugira ngo twuzuze 40. Ndabashimira byimazeyo kubera ko mwanyeretse urukundo rudasanzwe. Niyo mpamvu nanjye nubwo najya muri gahunda za transfer, nubwo naba ndi mu masomo ya scouting, nubwo naba ndi mu zindi gahunda zanjye zitandukanye, ariko iyo mbonye akanya ngerageza kubazirikana kandi nkibuka ko muri inshuti z'akadasohoka. Niyo mpamvu rero wowe utarabikora bikore, niba warabikoze ndagusaba gukora share, comment ndetse na like, upostinge kugira ngo abantu babashe kumenya ko Mundayisi cyangwa se Mucyo Anta duhari, kandi duhari ku bwinshi umunsi kundi kugira ngo tubashe kuganira byinshi cyane bitandukanye. Munyemerere mpere mu makuru atandukanye avugwa mu maklube atandukanye. Ndahera muri equipe bita Gasogi United. Amakuru mvana i Kigali ku butaka bw'i Nyarugenge nuko umutoza Bienveni wa equipe ya Gasogi United yamaze guhagarika abahungu babiri barimo Kabanda ndetse ni Rutahizamu muramuzi cyane, ndetse na Nkubana Maka. Uyu numwe muri ba nimero 2 batoya cyangwa se bashya mu mupira w'amaguru. Nyuma y'abafitina y'abaserumogo hari indi generation y'abahungu batoya, abo ni ba Maka banyuze mu ntare n'abandi batandukanye muzi. Uyu muhungu rero yamaze guhagarikwa ndetse na Kabanda Rutahizamu wa equipe ya Gasogi United. Impamvu nta yindi nuko bagiranye ikibazo n'umutozi. Ikibazo kimeze gute rero? Ubwo Gasogi yajyaga gukina n'ikipe ya Marine mu karere ka Rubavu, baganiriye ku bijyanye na M23. Murabona ko M23 yamaze kwigarurira Goma, yamaze kwishyira mu biganza byayo ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Baza kuganira ku ntambara, bavuga byinshi cyane bitandukanye byo kuburaga. Noneho bigeraho umuhungu bita Rivaldo aza gusetsa bagenzi be bari kuri table, arababwira ngo hari umwe mu bantu bo muri Kongo cyangwa se muri ziranye cyamba zo muri Kongo, umuntu wo muri M23 ngo yarashe isasu rinyura hano inyuma, aho ndashatse kuvuga namwe muzi mwibanga haturuka umwanda. Avuga ko isasi ariho bariteye ngo rirahinguranye. Noneho icyo gihe umutoza wa Gasogi United yari arimo gucaho ngaho abakinyi bari kuri iyo table. Hanyuma abakinyi bose baraseka, basetse umutoza aragaruka arababwira ngo ninjye murimo muraseka cyangwa n'undi murimo muraseka. Hanyuma Maka ndetse na Kabanda ntibamubwira neza cyangwa se ntibamuca bugufi ngo bamwereke ko atari barimo guseka, hari ibindi barimo guseka. Biba ngombwa ko ahita barakarira, bamusubiza bisanzwe bamubwira bati ntabwo ari wowe, nta nubwo gahunda zawe tuzizi n'ibindi bitandukanye bisanzwe bya blague by'abakinnyi. Umutoza bimujya mu mutwara arakara mbere ya match. Bakina match barayitsindwa, bamaze kuyitsindwa ahita avuga ko aribo bamutsindishe ngo kubera ko batari concentré, bamusekaga n'ibindi bitandukanye. Ahita abwira Kenisa aramubwira ati rero mfite uburenganzira nk'umutoza, mpububasha mpagarika abahungu babiri bansuzuguye. Ahitamo guhagarika Maka ndetse na Kabanda. Abo n'abakinnyi babiri bamaze guhagarikwa n'ikipe ya Gasogi United, ariko mu buryo bw'amaherere, mu buryo umuntu yavuga ko budasobanutse ku rundi ruhande. No gutegereza tukareba ngo ese igihano cyabo kizarangira ryari, ariko ntitwirengagize ko Maka ni titulaire, ararusha Axel rwose kuri kabiri.
Kabanda burya ari muri barutazamu bato b'abanyarwanda bafite tala nubwo adakora cyane ariko numwe muri barutazamu beza cyane. Ni naho mpamvu Gasogi United sinzi ko ifite rutazamu nubwo baguze umunyamahanga wenda wari wagaragaza ibintu bidasanzwe kurenza ibya Kabanda. Tubiha amaso tubiha igihe, ariko icyo bamenye kuri abahungu bagasogi bazize ko babraze kuri bari barimo kuburaga kuri tebo bari bariho, hanyuma umutoza ahitamo kubabwira ngo ntabwo turi buze gukomezanya namwe, bahagarika gutyo. Nta nubwo Kenisi rwose ari wabahagaritse, Kenisi nta nubwo rwose yigeze abigiramo uruhare, cyo kora yahaye umutoza ububasha kubera ko abifite mu nshingano zo kubahagarika. Ngibyo ibijyanye n'ikipe bita Gasogi United. Hanyuma kuri ekipe y'abari n'abategarugori mwayibonye ko yahawe Kasambungu Andre. Mu magambo make icyo nabivugaho ni iki ngiki: icyemezo bafashe cyo guha Kasambungu Andre kipe y'abari n'abategarugori y'Amavubi kugira ngo bajye gushaka itike, mbabwiza ukuri ni icyemezo nge nagaye, ni icyemezo kigayitse kubera iyihe mpamvu. Ni impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko Kasambungu Andre ntabwo atoza abakobwa, ntigeze abatoza, ntazi ngo abakobwa bategurwa gutya, ntazi ngo umupira w'abakobwa utegurwa gutya. Ese umupira wa adversaire tuzahura nawe bameze gute, bakina gute, abantu bo muri aka karere, abo muri aka karere bameze gute? Kasa ntazi ibintu by'abakobwa, uramufasha umuha ekipe y'igihugu y'u Rwanda y'abari n'abategarugori. Mu yandi magambo ni bya bindi by'iwacu bapfa gufata ngo reka tupfe gusararanganya. No gusararanganya mu by'ukuri Kasa n'umutoza mwiza kandi mukuru, ariko n'umutoza w'abagabo, si umutoza w'abakobwa, si umutoza w'abagore. Tujye tubitandukanya, dufate ba nyirabyo tubihe ba nyirabyo. Niba Rwaka Claude ari watozaga abari n'abategarugori, abamaze kubigiramo experience n'abandi bafatikanyije, habuze abandi batoza. Niba se Rwaka ubushobozi bwe mu bukemanga, mwagombaga gushaka umutoza wo mu expert mu bijyanye no gutoza abari n'abategarugori, akaza agafatikanya n'abandi bahari, bakabasha kugira byinshi cyane bafatikanyaho. Ariko kumbwira ngo ufashe Kasambungu Andre ngo uramuhaye, icyo cyo sinkemera. Cya kabiri ni rya sararanganya ryo mu mupira w'u Rwanda rituma iteka duhora ducumbagira, rituma iteka duhora dukururuka. Mu gihe tudafashe ba nyirabyo ngo tubashyire mu bintu byabo, bizatugiraho ingaruka. Icyo ni cya kabiri nari ngiye kuvuga, icyo nacyo nyivuyeho. Hanyuma indi nkuru y'akababaro mboneraho kwihanganisha umuryango mugari w'abasportifu, by'umwihariko Abayovu, abafana b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, abasportifu bose muri rusange, Banyarwanda bose. Inkuru y'incamugongo yacicikaye cyangwa se yamenyekanye kuri iki gicamunsi ko umufana wa ekipe ya Kiyovu Sport bita Nzinzi yitabye Imana, aho yari arwariye mu bitaro bya CHK. Birumvikana aza kwitaba Imana mu buryo butunguranye rwose. Twihanganisha umuryango we, twihanganisha Abayovu, twihanganisha abafana bose muri rusange, tumwifurize kugira iruhuko ridashira. Birumvikana ni umwe mu bakunzi ba Kiyovu Sport bayikundaga nyabyo kandi bayitangiraga mu bibi no mu byiza. Mu gihe Kiyovu Sport imeze neza yabaga hari, mu gihe Kiyovu Sport itameze neza Azizi yabaga hari. Ni umwe mu bafana rwose nanjye nakunze, wagiye umfasha muri media kubera ko kumuha interview ntabwo byagoranaga, kumutumira byarorohaga, kuguha ikiganiro nyuma ya match cyangwa se nyuma imbere ya match, so yarabikoraga. So rero twihanganisha muri rusange uwo muryango mugari w'Abayovu ndetse n'abasportifu muri rusange. Ubwo abari Nyarugenge mujye kubafata ku mugongo, ndavuga inshuti n'abavandimwe bavindimwe, birumvikana kubera ko ni inkuru y'incamugongo. Hanyuma iyo nayo ni inkuru munyemerere nihute cyane nerekeza muri ekipe bita APR Football Club. Ariko mbere ko nyigera na Rayon Sport, Polisi yaranganyije, si igitangaza. Igitangaza no gutsinda kwa Polisi target yabo ni Coupe de la Paix, ni igikombe cy'amahoro cyonyine basigaranyeho. Kukisha shampiyona cyo ntibishoboka. AS Kigali mwarabibonye nayo uko byagenze, yatsinze ekipe ya Bugesera. So nandi maklub yagiye atsindagurana mu buryo butandukanye, ariko icyo nashaka kugaruka kuri Rayon Sport ndetse n'ikipe bita APR. Ndahera kuri ekipe ya APR, APR Football Club. Muri faza nibwo nagiye ngaruka kuri bimwe mu bintu bitandukanye iyi kipe yatakaje cyangwa se itari ifite byayigizeho ingaruka. Muri returu dore ibintu bitatu APR yakoze birimo birayifasha kandi bizanayigeza heza. Ni nayo mpamvu nanakonfirma abafana ba APR mbabwira ngo uko byagenda kose mu bikombe biri Nyarugenge APR ifitemo igikombe, cyangwa niho abantu no kuzubara kwa Rayon Sport ishobora kubitwara byombi. Ariko noneho biraterwa n'uburyo ndibuze kuvuga kuri Rayon Sport bihagaze. Niba tabikosora bizabageraho ingaruka. Kuri APR dore ibintu bitatu.
ikintu cya mbere APR yakoze kidasanzwe kirimo gituma APR uyu munsi irimo kuburiya cyatumye habamo impinduka muri groupe. 1, APR yazanye icyo bita renfort. Nababwiye ko renfort ni umusada, nukongera imbaraga mu muntu donc mu muntu warusa nk'ucitse intege, nugufasha umuntu wasaga nk'unaniwe mu rugendo arimo gucumbagira cyangwa adashobora gutera intambwe yo kongera kwambuka ukamwambutsa. Icyo nshaka kuvuga ni iki, APR Football Club ubwabo baricaye barisuzuma, ubuyobozi n'umutoza baravuga bati rero ni byiza ko tureba icyo tubura akaba ari cyo dushaka. Basanga abakinnyi bazanye nibyo ni beza si babi, ariko nanone hari abadafite experience. Buriya Mamadou Sy ni umwataka mwiza w'ejo hazaza, ariko ntabwo afite experience nk'iya Ouattara. Buriya umuntu bita Denis Omedi ni mwiza, ntabwo ari nka muzungu, kuko Denis Omedi afite experience kimwe na Hakimu Kiwanuka. Ugiye kureba abawinga bamwe na bamwe APR ifite nka Barcelona arabarusha experience. So mu yandi magambo icyo nshaka kugusha niki, APR yazanye umusada wingira kamaro, yazanye Denis Omedi, namugarutse sinshaka kumugaruka detail nyinshi, yazanye Ouattara Sheikh, izana Hakimu Kiwanuka. Aba bantu batatu basanze APR irimo kwambuka ikiraro, ariko icyo kiraro gisa donc kucyambuka kuri APR iri kumwe n'aba bahungu biratwara iminota mike cyane, mu gihe abari bahari byari gutwara amasaha kugira ngo bambuke iyo bataboneye renfort. Niyo mpamvu uwo bita Ouattara, uwo bita Denis Omedi, uwo bita Hakimu baje barababwira ngo dusanze hari aho mugejeje kwambutsa ikipe kugira ngo ibashe kugera Kanani aheza, reka natwe dufatikanye namwe. Baraza bahita bafatikanye nabo, bahise babafasha mu gutwara igikombe cy'ubutwari byihuse cyane. Harimo ibitego by'umuntu bita Denis Omedi, yaratsinze. Denis Omedi yafashije APR gutwara igikombe na bagenzi biwe. Icya kabiri, muri shampiyona ejo bundi match ya mbere mwarayibonye, umuntu bita Denis Omedi yaciye impaka, twabonye igitego cya kabiri yatsinze mu byibuka. Ni umupira Ouattara yarateye n'umutwe, awuteye n'umutwe uragenda ujya muri kafu yaje, usanga Denis Omedi nawe aterekamo. Mu yandi magambo, hari icyo bongerera uboneka, hari icyo bongereye Dauda, hari icyo bongerera Lamine Ba, hari icyo bongereye Kagege, nubwo atarimo gukina ari gukina Nzotanga, hari icyo bongereye niyo mugabo Claude, hari icyo bongereye. Mu yandi magambo, APR yazanye umusahada wo kongera muri groupe yabo. Nicyo bita umusahada, kwa kundi muri ku rugamba ingabo ziba ziri ku musahada, ziri ku rugamba zikavuga ngo dukeneye umusahada, abantu turi kurwana nabo bafite imbaraga zidasanzwe, bakabasukamo imbunda nyinshi mu kongera, bakabamenamo abasirikare benshi, bakabamenamo ibifaro kugira ngo mubashe kugera iyo mwifuza. Niyo mpamvu rero cyo ni cyambere cyafashije APR kubera renfort. Cya kabiri cyafashije ikipe bita APR, yaguze abakinnyi bafite maturité, bafite experience. Rena kivuzeho mu yandi magambo, Denis Omedi ku myaka 30 afite experience. Kiwanuka nubwo afite hagati ya 25 na 26 Kiwanuka afite experience, yakinnye Sekafa, yatwaranye igikombe na Villa, twari turi kumwe muri Sekafa murabyibuka, nare babwiye afite experience ishobora kuzagira ikifasha. Sheikh Ouattara yatwaye Confederation Cup, numwataka mpuzamahanga, numwataka ukomeye ekipe y'igihugu ya Burkina Faso, bafite icyo bita experience. Nukuvuga ngo ushobora kugura abakinnyi beza ariko batoya badafite experience kugira ngo bite biza bitanga umusaruro bikagorana, kuko abakinnyi bafite experience bagufasha iki, bahita biyadapta vuba muri bagenzi babo, hanyuma bagahita binjiza muri groupe icyo bita automatisme mu buryo bwihuse, kubera ko aba bantu baba bafite experience n'uburambe. Ouattara yakinanye n'abakinnyi bamukina mu mugongo barenze Ruboneka, barenze Lamine Ba, yakinanye n'abawinga barenze bano APR ifite. Mu yandi magambo, biroroshye kubwira Barafinda, biroroshye ko yabwira Lamine Ba muri inyuma cyangwa Ruboneka cyangwa undi akamubwira ngo kora ibi nibi kuko nibyo byaduha umusaruro. Mu yandi magambo, ni experience. Denis Omedi experience. Mu yandi magambo, icya kabiri kirimo kirafasha APR, yaguze abakinnyi beza ariko banafite experience. Icya gatatu cya nyuma,
ikipe bita APR muzayirebe mana y'isi n'ijuru. Ubundi APR wayifata akayinaga nko muri Tanzania, buriya nibwo mwabona ko APR ari ikipe ishobora kuba yahangana, nubwo utayitwishyira ku rwego rwa Yanga na Simba, ariko ikintu ifite kidasanzwe yihariye buriya na Rayon Sport irakigira, ariko ikarusha Rayon Sport icyo kintu cyane kugihozaho, kugikira igitsure buri munsi. APR igira ubuyobozi bugira igitsure kidasanzwe, icyo bita igitutu. Abakinnyi ba APR ntibahumeka, abatoza ntibahumeka, buri wese ntahumeka. Mu yandi magambo, iyo uri umukozi wa APR uhembwa na APR, uko byagenda kose abajenerali barakubwira ngo ni win, turaguhembera ku gihe, uraryama neza, urarya neza, ariko nawe niba tatabonetse mwese bagahita basubira inyuma bakababwira ngo ni nka bya bindi Dawudi ajya kwica Goliyati yabanje kuvuga, aravuga ngo nishi dubu, nica intare, nica iki, uyu muntu utarakebwe wiri gutuka ubwoko bw'Imana ngo ni Goliyati, biroroshye kuri we ni izi kumwica na masegonda. Mu yandi magambo, APR abayobozi baranza bakakubwira ngo twirukanye 17, twebwe dufite ubushobozi bwo kwirukana umutoza afite kontara tukamuhemba. N'ikimenyimenyi nuko aba bakinnyi mwari muri kumwe nabo, uwo bita Godwin Odibo, Chidiebere, mwabonye ko twabarangije nabo. Namwe rero nimudaha agaciro akazi kacu twabahaye, tutacana wazima. Ibyo bituma umukinnyi adasinzira ntahumeka. Wowe uzarebe yiri ku kazi wawe, iyo urimo urakora boss akakubwira ngo iminsi yawe irabarirwa ku ntoki kubera imyitwarire yawe udahwitse, uzarebe uburyo uhinduka, uzarebe uburyo donc uhita uhindura comportement, ugatangira kwitwararika, ugatangira gushaka uburyo wakora neza. Mu yandi magambo, APR igitutu cy'ubuyobozi kisunika bano bahungu bagakina mu buryo budasanzwe. Icyanyuma ngisozaho nyuma y'ibyo bitatu conclusion, squad nziza APR ifite experience, kuko APR squad mvuga abavuyemo n'abagiyemo ni bamwe, bose bakwataka. Nukuvuga ngo muzarebe n'ugiyemo APR bashaka guprova ko ashoboye, gusa ntibikuyeho ko APR ifite umutozo utari ku rwego rwaba. Cyo cyo sinatinya kukivuga rwose. Abakinnyi ba APR nibo bafite umutima n'umuhate n'igitutu cy'abafana n'ubuyobozi, ariko Darikonovic ntarafitinga. APR ifite umutoza mwiza, n'iyi squad ifite yazagitsinda umuba w'ibitego buri munsi, ariko ikibazo bafite ni Darikonovic. Mpamya neza ko nta nubwo azakomezanya na APR ino sezo nirangira, sezo yindi ntabwo yakomezanya na nubwo asi imyaka 3, ngira ngo ibye narabisobanuye. Ngibyo ibijyanye na APR. Courage cyane, nabonye abahungu babirimo neza, abafana ba APR namwe nabonye murimo kwitabira, credit cyane. Gusa mufite opponent ukomeye bita Rayon Sport, niwe ngiye kugaruka. Rayon Sport ifite ibintu bine birimo kuyigaruka, nibyo ngiye kunyuramo nihuta cyane. Cyambere, Rayon Sport yatakaje ukuboko kw'iburyo, ntago yatakaje ukuboko kw'ibumoso, yatakaje ukuboko kw'iburyo. Modern football cyangwa se umupira ugezweho hose ku isi murabizi, preparateur physique ni ukoresha iminota myinshi ugereranyije n'abandi batoza bose. Mu cyumweru cyose cy'imyitozo, preparateur physique ni ukoresha igihe kirekire, ibe mu Rwanda, ibe muri Afrika hose, ibe no ku isi na ba Guardiola n'abandi. Nkunda kubabwira ko hari igihe ba Guardiola na ba Arsene Wenger n'abandi batoza mu cyumweru niba gifite iminsi 5 ashobora kugera ku kibuga mu iminsi 3 cyangwa se iminsi 2 bitewe na match arimo arategura. Indi minsi ari ya preparateur physique ndetse yewe n'umutoza wungirije. Mu yandi magambo, Rayon Sport yatakaje ukuboko kw'iburyo bita Ayabonga Lebitsa bapfuye 300,000. Ayabonga yahembwaga 1,200, ya Rayon Sport 1,500. Rayon Sport irabyangira musuzugura, ihitamo kumusezerera. Ndavuga ubu buyobozi, apana ubuyobozi bwa Fidel, baramusezerera aragenda. Ayabonga numu expert atandukanye na Colonel, atandukanye na bamwambari, atandukanye aba preparateur babiri bari beza bari mu Rwanda, ni Ayabonga na preparateur wa APR. Nabo babiri, abandi babirimo nk'abantu bideburiya bashakisha bakirimo kubyiga. Nababwiye ngewe, ndumva nabivuze no kuri radio, Colonel yari yarize gutegura abasifuzi. Nabibwiwe n'abanyatanzania biganye ndi muri Tanzania, ibyo nabivuze no kuri radio disi. Si bibi kuba yabyiga, arimo arabyiga rwose, kandi ubona ko ejo nejo bundi yazabikora. Ariko Colonel
ntabwo ari ku rwego rw'umuntu bita Yabonga. Corneille yagiye muri Simba ajyanayo n'umuntu bita uyu mutoza Robertinho. Birukanwe muri Simba batsinzwe ibitego 5 na Yanga. Mu kuri kw'Imana murabizi ko mfana Simba, ariko byageraga ku munota wa 60 Simba itavahiri bameze nk'abantu bikoreye imifuka. Mu yandi magambo, hari ubumenyi abantu biwacu Nyarugenge badafite, bakeneye kujya kurahura hanze. Abantu bave ku butaka bw'Inyarugenge bajye kurahura ubumenyi hanze babuzane, ariko ntushobora kwigira kuri telefone cyangwa kuri mashini mu rugo ngo wumve ngo ibyo wize ngo ibyo birahagije. Mu yandi magambo, Ayabonga gutega indege akaza mu Rwanda avuye South Africa, yambutse ibihugu bitandukanye, babro aba yarize. Cya kabiri, umuntu wigiye South Africa se n'umuntu wigiye Nyarugenge ibintu bya preparation, abo bantu birahuye, ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu yandi magambo, nicyo nababwiraga kubijyanye na Ayabonga Rebitsa. Rayon Sport yatakaje ukuboko kw'iburyo, uwo bita Ayabonga baramurekura aragenda. Cyo ni icyambere cyabagizeho ingaruka mu maguru mashya. Nibatagarura Ayabonga, ibi biracyaza kuri Rayon Sport. Biragoye ko Rayon Sport yazagikina iminota 90 yirukanka. Icya kabiri, Rayon Sport yamaze gutakaza dressing room ya Rayon Sport, yamaze kuba mo ikibazo. Gutandukana na Ganijuru, gushaka gusezerera Fiston nabigarutseho, bamuhire Keve bakitambikana, bande bose bakitambika. Mu yane magambo, vestiaire ya Rayon Sport ntago ikiri yayindi, kubera ko amakuru mfite ngo Mazimaka ni uganira n'umutoza, nta wundi muntu baganira usibye Mazimaka wumvikana n'umuntu bita Robertinho, abandi ngo ntago bumvikana. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, Rayon Sport yatakaje. Rayon Sport yagiye ku isoko ijya kugura abakinnyi bamaze igihe bose badakina. Uyu munyakameruna amaze amezi hafi 5 adakina. Uriya mu mediateur w'umunyamari ntiyagira umuntu babeshya. Match za Burkina zo muri Burkina Faso ndazireba, match zo mu bihugu bitandukanye ndazireba, championnat zo mu bihugu bitandukanye ndazireba, ntiyagira ubabeshya. Uyu muhungu yoherejwe muri Rayon Sport na Omar Sidibe, amaze aheruka gukina mu kwezi kwa 5 umwaka ushize, ntibababeshye. Nanze kubivuga abantu batagira ngo wenda kubera ko abaye mu manager byaterwa n'ikindi kibazo. Amaze igihe adakina, akeneye fitness. Inosa nawe nibyo nababwiraga, meza yaramaze amezi hafi 5 adakina. Uyu mwataka bazanye sindamubona, sinshaka kumuvugaho. Ariko mu yandi magambo, Rayon Sport ntiyigeze izana abakinnyi baje kongerera abandi imbaraga, yazanye icyo bita abakinnyi bongera umubare. Donc yazanye quantité, ntabwo yazanye qualité, kubera ko abakinnyi bariyo basanga bananiwe mu buryo bubiri. Umukinnyi bavuga ngo arananiwe si imbaraga z'umubiri gusa, mu buryo buri mentale. Wowe uzarebe iyo ukora akazi buri munsi kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, ugera imbaraga z'umubiri zamara gushira, nizo mu mutwe zigashira, ugatangira gukora akazi nabi wiramanta. Niyo mpamvu akenshi ubona abantu basaba amawofu n'ibigo bigena amawofu, nta kindi cyabiteye, ni ukubera ko umuntu abakeneye kuruhuka mu mubiri ariko no mu mutwe akaruhuka. Muhire Keva arananirwa, Rayon Sport ikagwa hasi. Sabimane Mabra arabura, bikaba ikibazo. Kadimu Ndiaye baravuga ngo ajye hanze, uri mu mwanya urwana na Kadimu cyangwa se bahanganiye umwanya, ni uri hasi. Mu yane magambo, Rayon Sport ntiyigeze izana ramforo. Cyo nicyo kibazo Rayon Sport ifite. Mu yane magambo, ikipe bafite ni yari tayadi, ariko ikomite ntago yigeze iminjiramo agafu, nta sukari yigeze yongera muri squad ngo iyo sukari be yafashe ikipe. Ngiki kibazo kindi cya gatatu cyanyuma cya Rayon Sport kirimo kwikoraho. Rayon Sport ifite ubuyobozi buhugiye mu by'imishinga y'akanyenyeri, buhugiye mu bya Muvunyi ngo ntiyumvikana na Kibihira Korode, ngo Tadeyo ngo ntiyumvishije bande ngo ntibumvishije. Ni no mpamvu mwabonye muri contribution yo gufasha ikipe harimo haritanga bake. Mu yandi magambo, ubuyobozi bwa Rayon ntabwo burajwe inshinga n'amanota 3, barajwe inshinga n'inyungu umuntu yavuga ngo ni zabo bwite z'imishinga n'amakampani, bakirengagiza ko ireme ry'ibyo byose kugira ngo bikomere ari ikipe. Mu gihe ikipe izaba idakomeye nka FC, biragoye ko hari projet ni mushobora guprojecta muri Rayon Sport cyangwa ushaka gushyira muri Rayon Sport ngo bikore. Mu yane magambo, nsoza inama kuri Rayon Sport mu maguru mashya, Ayabonga Rebitsa nagarurwe byihuse cyane. Cya kabiri, bongere bahuze Robertinho n'abahungu. Robertinho yebe kuwa uwa Mazimaka gusa, bongere bahure muri groupe, bahure baganire, basengere umugozi umwe. Ikindi, abakinnyi bamaze kubarokirita byararangiye.
nibongere bashaka uburyo bashitura abakinyi babo babaganirize, kuko hanze y'ikibuga abakinyi ba Rayon Sport ntabwo hameze neza. Ngiye kubaha akantu k'umuntu, reka nkareke nzakavuga. Abakinyi bari kwitwara nabi hanze y'ikibuga ku buryo banoherejwemo abakobwa. Hari abakobwa boherejwemo bo kuzajya babituniraho mbere ya match ava y'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu. Abantu bariyo mukanure, iyo rinye imbere yanyu yarinjiriwe. Kadimu warinjiriwe. Kadimu butaha nakora amakosa nk'ariye nzavuga ibyinshi cyane arimo gukorera za Kicukiro na za Gikondo, kimwe na Babasane n'abandi batandukanye. Mu yandi magambo, Reyo nibongere bicare nk'ubuyobozi n'abakinyi bareba igikenewe. Niba tabikora mu maguru mashya, biragoye ko Reyo yarenza journée 2 cyangwa 3 itaratakaza n'amanota 3 APR irimo kwirukankaho. Ariko soza kubareyo ijambo ry'ihumure, nta gikuba kiracika, ntago rirarenga. Biracyashoboka ko mwabigarura kandi bigakunda cyane. So ndabashimiye cyane byimazeyo. Wowe utarakanda subscribe yikande kugira ngo dukomezanye nawe, naho ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi tukongera kuganira byinshi cyane bitandukanye. Murakoze cyane, ndabakunda.